Ese waba warigeze wibaza aho ushobora kuruhukira cyangwa gukorera inama mu Rwanda, ukaba wumva hari hoteli zisumba izindi ku bwiza, serivisi n'imyitwarire idasanzwe? U Rwanda, igihugu cy'amahoro n'umutekano, gifite hoteli zigezweho zifite ubuziranenge mpuzamahanga, standard yo ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi tugiye kugenda tureba urutonde rwa top 10 ya hoteli mu Rwanda, aho ziherereye, serivisi zitandukanye batanga ndetse n'ibyo bagenderaho kugira ngo bavugwe ko ari bamwe mu ba mbere mu mahoteli akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Hari hoteli zitandukanye, hoteli nziza aho ushobora gukorera inama ndetse n'ibitaramo, ibyiza byinshi bigezweho, gusura, kuruhuka ndetse no kuryoshya. Turatangira ku mwanya wa 10 tuza ku ya mbere, aho ugaragaza ibyiza kurushaho. Mbibutsa gukora subscribe kuri channel Mr. Skorere Kizito niba ubanye natwe bwa mbere, ibuka kora like kugira ngo bigaragare ko uri kumwe natwe. Ku mwanya wa 10 turasanga hoteli yitwa Heaven Boutique Hotel, iherereye Kigali Nyarutarama. Akaba ari hoteli nziza cyane ifitemo restaurant, conference room, accommodation na pool, ndetse akaba ari hoteli ifite buri kimwe cyose. Iyi hoteli akenshi bavuga ko ifite ubugeni n'isuku, kwita ku mutekano w'abashyitsi, serivisi yihariye ku bakiriya, aho usanga umukiriya ari umwami, ugasanga harimo boutique style, amahitamo meza y'ibiryo n'ibinyobwa. Heaven Boutique Hotel iherereye Nyarutarama, Kigali, akaba ari yo hoteli za ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turasanga The Man Hotel, iherereye Kimihurura, Kigali, ni mu mujyi wa Kigali, aho batanga serivisi nziza, conference hall, aha akaba ariho ushobora gukorera inama, luxury room, restaurant, ndetse hakaba hari uburanga bw'inyubako, serivisi zihuse, nta mwanya wo gutinda, abakozi babishoboye. Hakaba ari hamwe ushobora gukorera inama n'abashyitsi bakataraboneka, dore ko hafite umutuzo. Ni hoteli irangwa no kuba hari umutuzo, serivisi zihuse cyane. Iyo ikabiza ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga Radisson Blue Hotel and Convention Center. Iyi ni hoteli iherereye downtown Kigali, aho usanga batanga serivisi nziza cyane, ugasanga buri kimwe cyose wakenera nk'umushyitsi cyangwa se umukiriya wayigezemo, haba gym, kujya koga muri piscine, cyangwa se kwambara imyambaro myiza, aho bakukodesha imyambaro myiza cyane. Iyo ni hoteli za ku mwanya wa 8, ndetse ugasanga harimo serivisi yo ku rwego rwo hejuru, izwi ku rwego mpuzamahanga nk'inama n'ibirori binini, aho bikunze gukorerwa muri Radisson Blue Hotel. Ku mwanya wa 7 turasanga Serena Hotel Kigali. Iyi ni hoteli iherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali, batanga serivisi nziza, hakaba harimo ahantu heza cyane, conference room, hakaba hari aho kogera, piscine, hari byiza cyane, serivisi zihutishije cyane, ndetse izwiho ku rwego mpuzamahanga, ikarangirira mu Rwanda. Ariko n'ubwiyo Serena Hotel y'i Kigali ari imwe mu mahoteli afite serivisi nziza cyane. Ni hoteli ubusanga abantu benshi bakunze kuyiyumvamo. Ku mwanya wa 6 turasanga Lemigo Hotel Kigali. Iyi ni hoteli iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, comfortable room, restaurant, fitness center, ndetse na conference. Aha benshi bazasanga wabahakorera inama. Ku muntu wahagiyemo ubusanga umukiriya ari nk'umwami cyane, dore yuko haba piscine, haba gym, buri kimwe cyose ugisangayo, serivisi yihuse, isuku ndetse n'umutuzo urangwa muri hotel Lemigo. Perfect for both leisure, business, travel. Abantu benshi ugasanga baje baba baturutse hirya no hino, mu bantu baturutse mu mahanga. Ku mwanya wa 5 turasanga Kigali Marriott Hotel. Iyi ni hoteli za ku mwanya wa 5, iherereye mu Kiyovu, nayo akaba ari hoteli iri mu mujyi wa Kigali. Batanga serivisi nziza cyane, aho usanga hari ibyumba byo gukoreramo inama, hari amarestaurant, ndetse hari n'ibyumba ushobora gukodesha, gym, ushobora koga cyane muri piscine. Batanga serivisi mpuzamahanga, uburanga ndetse na hospitality excellence. Aha ni ahantu hatuje cyane, ndetse banatanga serivisi nziza. Ku mwanya wa 4 turasanga One and Only Nyungwe House. Iyi iherereye muri Nyungwe Forest, batanga serivisi. Iyi hoteli ni nziza cyane, aho usanga
hari uburanga ndetse n'ishyamba, ahantu hari naturere uba usanga abantu benshi haba baturutse hirya no hino bahasohokera, akaba ariho hantu abenshi uba usanga bafite umutuzo, uba usanga abantu benshi biyumvamo cyane. Bisate Lodge iyi iherereye muri Volcano National Park Musanze, aho batanga serivisi nziza, aho bakugezaho buri kimwe cyose waba wifuza. Ikurura ba mukerarugendo bashaka gorilla tracking ndetse hari umutekano wizewe. Ku mwanya wa kabiri turasanga Mountain Gorilla View Lodge, iyi nayo iherereye muri Volcano National Park kandi Musanze, hakaba hari ahantu wakorera inama ndetse hari view nziza cyane, aho ureba ingagi ugasanga hari ubwiza nyaburanga. Ni ahantu heza cyane ushobora gusohokera ndetse ugafata akayaga ukaruhuka ukumva utuje muri wowe, dore yuko muri Mountain Gorilla View Lodge ariho hantu ushobora gusanga hari naturere nziza cyane kurusha ahandi. Wa mbere, niba ubanye natwe bwa mbere bukagura subscribe tutari twahagera, ibuka gukora like ndetse ntago njye batingira. Ku mwanya wa mbere turasanga Bisate Lodge, iyi ni hoteli ikomeye cyane yitwa Luxury Experience ni Volcano National Park. Hano hari hoteli ishobora kuba ariyo hoteli ya mbere, dore yuko iherereye muri Musanze, uri mu karere ka Musanze. Uhasanga serivisi zihutse cyane ndetse ukahasanga ikurura ba mukerarugendo, abanyamahanga n'abanyarwanda bifuza naturel cyangwa se bifuza ahantu heza cyane hatuje. Mu Rwanda hari hoteli zigezweho zitandukanye ndetse zitanga serivisi zitandukanye ku bashaka business ndetse na conference, na Radisson, Serena, Marriott. Ku bashaka ahantu ho kuruhukira ushobora kujya muri Bisate Lodge, One on Honor Nyungwe, Gorilla View Lodge. Urumva ko ari amahoteli meza cyane, hoteli nziza zose zigezweho zigerwaho ku buranga bw'inyubako, serivisi zihuse kandi zinoze, isuku n'umutekano, umwihariko w'ahantu nature cyangwa se aho biherereye. Mwakoze cyane kubana natwe. Niba ushaka kwiyumvira uburanga bwiza hoteli, kora subscribe kuri Mr Skolere wiyumvira ibyiza byo gusura u Rwanda n'ahantu heza ho kuruhukira, dore yuko ari hamwe mu hantu